Habyarimana mbere yo kwinjira mu ndege yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 50 yarasiwemo, ubundi yarashwe avuye hehe? Yari yiriwe mu biki? Yari ari kumwe n'abandi? Ndabizi ko abantu benshi mujya mwibaza ibi bintu, mwicare hamwe rero mbibasobanurire. Muri iki gihe turi mu minsi ijana yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, natekereje ko rero abenshi mwifuza kumenya ibyaranze uriya munsi indege ya Habyarimana yahanuriweho mbere gato yuko jenoside yakorewe abatutsi itangira gushyirwa mu bikorwa. Reka manze basubize inyuma h'imyaka 4 mbere yuko indege ya Habyarimana ihanurwa. Ese mwari muzi ko Habyarimana mbere yuko anahanurwa yari amaze iminsi yikanga ko azicwa? Mu nama y'abaminisitiri yateranye tariki 15 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1990 niyo yafatiwemo umwanzuro ntakuka wo guha indege Habyarimana yo kujya gukoresha mu ngendo z'akazi. Muri raporo yakozwe na komisiyo yari iyobowe na Dr Mutsinzi Jean kwihanurwa ry'indege Habyarimana, igaragaza ko Habyarimana yapfuye yari amaze igihe abyiyumvamo, ndetse akaba yari yagiye asubika ingendo zitandukanye nk'urwo gushyingura Ndadaye wari perezida w'u Burundi ndetse na Felix wari wa Cote d'Ivoire. Iyi raporo kandi igaragaza ko Johan Sheri wari inshuti ya Habyarimana ndetse akaba n'umujyanama we mu by'amategeko, yavuze ko mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1994 Habyarimana yari yaramubwiye ko afite ibyago byinshi byo kwicwa mu gihe yaba agiriye urugendo hanze y'igihugu. Bidatinze tariki 6 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 i Dar es Salaam hagombaga kubera inama yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe i Arusha n'ubundi muri Tanzania, ndetse n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Ndadaye rwabaye mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1993. Ubundi mu busanzwe n'ibijya bikunda kubaho ko perezida n'umugabo mukuru w'ingabo bajyana mu rugendo rumwe hanze y'igihugu, ariko uwo munsi perezida Habyarimana hagurutse i Kigali ari kumwe na General Nsabimana Deogratias wari uzwi nka Kastali, ari nawe wayoboraga ingabo z'u Rwanda za FAL. Iyi nama bari bagiyemo i Dar es Salaam yatangiye ahagana saa 6 z'amanywa zo muri Tanzania. Inama yarabaye nk'uko byari biteganyijwe, igeze hagati perezida Habyarimana yahawe umwanya ngo avuge aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha rigeze mu Rwanda. Habyarimana yavuze ko ibibazo byose byatumaga amasezerano adashyirwa mu bikorwa yamaze kubikemura. Icyo gihe kandi perezida Habyarimana yavuze ko nasubira i Kigali inzego z'inzibacyuho zemejwe n'amasezerano azahita zishyiraho. Muri iyo nama ibibazo by'u Rwanda ntabwo byaganiweho umwanya munini, ahubwo hahise hibandwa ku bibazo by'umutekano muke wari mu Burundi. Gusa mbere yuko Habyarimana yinjira mu cyumba cyabereyemo inama, wari ukuriye ishami ry'abarindaga perezida Kapiteni Leopold Mujyambere yabwiye perezida ndetse n'abandi bamurindaga ko bararara. Iyo nama rero nyuma yuko irangiye mu masaha agana saa 10, nyamara inama yari yateganyijwe ko izatangira saa 4 ikarangira saa 7, itangira bitinze itangira mu masaha saa 6 irangira mu masaha saa 10. Yarangiye abaperezida bamwe barakaye harimo na Habyarimana yari yarakaye cyane. Perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi yasabye abandi baperezida n'abandi banyacyubahiro bari baje muri iyo nama ko byaba byiza bagiye gusangira ko amasaha yakuze. Nubwo abo bandi bakuru b'ibihugu bari barakaye, birumvikana ntago bari kumusuzugura. Byarangiye bajyanye gufata amafunguro bajya kuyafatira muri hoteli Kilimanjaro. Ubwo haracyari mu masaha saa 10, amafunguro no kuyafatira rero byafashe umwanya munini, bigize mu masaha saa 11 saa 12. Bamaze gufata amafunguro Habyarimana yisaguruka yerekeza ku kibuga cy'indege, gusa agezeyo yatunguwe no gusanga abafaransa ba pilot bari kumutwara batigeze batse indege ngo babe bayishyushya. Iyo ndege batangiye kuyishyushya uko Habyarimana hageze, ni nako amasaha arimo agenda akomeza gukura. Gusa mbere yuko Habyarimana hagera, perezida w'u Burundi we yageze ku kibuga cy'indege cye kare, ahageze asanga indege ye yanze kwaka. Perezida Habyarimana rero abonye ko indege ya mugenzi we w'u Burundi yanze kwaka, yamubwiye ko yaza bakajyana mu ndege ye, ubundi abasirikare bamwe bazanye bagasigara. Mu kiganiro n'igihe Proncom, Retired Corporal Senyeri Satier wari umaze imyaka 15 arinda Habyarimana, akaba ari we wari wiriwe arinze indege Habyarimana, yavuze ko uwo munsi yatungwe n'ibintu bibiri atari yarigeze abona mu gihe cyose yamaze arinda Habyarimana. Ngo n'ubwa mbere yari abonye Habyarimana yageze mu ndege yicaye n'indege iri kwaka, agasubira hasi akajya kureba abantu batarinjira akababwira ngo binjire. Ubwo Habyarimana yari amaze kugera mu ndege, yabonye ko hasi hasigaye abantu babiri kandi b'ingenzi, aribo umugabo mukuru w'ingabo General Nsabimana uzwi ku izina rya Kastali ndetse na Dr Akingeneye, akaba ari umuganga we wari wihariye. Ngo perezida Habyarimana yahise asohoka mu ndege bwangu, aragenda abaza Akingeneye ati ngo kusigaye hasi ndavurwa nande? Unagushidikanya Dogiteri Akingeneye yahise yinjira mu ndege. Ngo nuko Habyarimana abaza na General Nsabimana ati we kutinjira. Nsabimana yahise amubwira ngo ngo nagiraga nze nira ndege isigaye inyuma kuko nashakaga kwizanira gasima kuri make. Ngo Habyarimana n'umujinya mwinshi yahise amubwira ati urira. Nuko General Nsabimana ndetse na Dogiteri Akingeneye baburiye indege.
Gusa mbere yuko Habyarimana ataha, hari raporo ya Loni nyine ivuga ku byabaye kuri uriya munsi, ivuga ko perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi yasabye Juvenal Habyarimana ko yarari Dar es Salaam, ariko undi aramwangira avuga ko byaba byiza atashye. Binavuga ko kandi ubwo abapilote b'Abafaransa bagombaga gutwara Habyarimana babonaga yerekeje ku kibuga cy'indege, bahise bamenyesha Colonel Sagatwa akaba musaza wa Agata umugore wa Habyarimana ko ari bibi kugenda nijoro, ariko birangira Habyarimana yemeje ko bataha. Nubwo bwari bwije, byarangiye indege ya Falcon 50 ihaguruka harimo perezida Juvenal Habyarimana, umugabo mukuru w'ingabo General Deogratias Nsabimana, Major Tade bigaragaza ko wari ushinzwe abarinda perezida, Colonel Elias Agatwa wari umunyamabanga wihariye wa perezida, Ambasaderi Juvenal Renzaho wari umujyanama wa perezida mu bya politiki, Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa perezida Habyarimana, Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi, Bernard Chiza wari minisitiri w'itumanaho w'u Burundi, Siriake Simbizi wari minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, Eradi Jackie, Jean Pierre Minaberi na Jean Michel Pelin bari batwaye indege. Iyi ndege